Amahoro y'Imana kuri wahisemo gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tukugezaho ku muyoboro wacu wa YouTube. Warakoze cyane, Imana izabiguhere umugisha. Muranyihanganira rero akajwi nago kameze neza, ngira ngo muri ibi bihe by'imvura itoroshye ari kujya haza kaziramo n'akagripe, ngira ngo murumva ko ijwi nago ari risanzwe. Ikinzanye rero kuri micro za Kago News no kugira ngo mbagezeho update ku bimaze kubera mu karere ka Nyabihu. Ikipe y'umurenge wa Shangi yahagarariye akarere ka Nyamasheke ikaba imaze kwitwara neza, ikatisha tike iyijyana muri kimwe cya kabiri. Ngira ngo rero ni ibintu bishimishije cyane ku baturage b'akarere ka Nyamasheke, ariko cyane cyane abaturage bishangi. Ndaje rero mbikuvira imuzi n'imuzingo nguhereze incamake yuko byari byifashe, dore ko Kago iba yahakubereye nucikwe. Nk'uko ubibona ku mashusho rero, ni urugendo rwatangiye kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu, yari isaha y'isa 7 z'amanywa. Abana basezera ko bakinnye babwira ati mugende muhagarire umurenge wacu, abeza bashangi kabisa muzahatubere. Imodoka irahaguruka, imaze guhaguruka ababyeyi bamaze gusezera abahungu babo barangije bavugiriza imunda tahi rwose mugende hariya Nyabihu mukure iyo ntsinzi irashyira. Nubwo yakoze ibishoboka byose ikanganya natwe, ariko ntabwo byari bikwiye ko ibasha kudutsinda. Imodoka rero yagiye, abasore barara i Rubavu, birarira mu mahoteli meza cyane ya hariya i Rubavu, biyumvira amahumbezi aturuka mu kiyaga cya Kivu. Ewana bumva amafresher nk'umukinnyi nyine, nk'umuntu ufite match kuri uyu wa gatatu hariya Shyira mu karere kuri stade y'akarere ka Nyabihu. Ngira ngo rero video ikurikiyeho urababona abasore bamaze gusohoka mu modoka kabisa, bashyizemo shozibre n'amajezi yabo batangiye kujya kwishyushya. Ngira ngo match hariya yari igiye gutangira, mubona ba Isaac, ba Mutayo, ba Jideo, ba Inyase murababonamo, ba Gatoya murababonamo, murababona Meyeri Biteri wabo, wona undi ni Mapita, aba hari inyuma kabisa, niyo waruhisemo gutwara amazi. Iyo rero ikipe bashehe, ngira ngo murababona uyu muhungu muremure nawe umwataka kabisa ujya utsinda ibitego by'imitwe. Nari guhita nibuka izina rye hafi, ngira ngo bose murabona rwose bari bambaye imyenda myiza cyane y'ubururu yanditseho Visit Nyamasheke. Akaba ari imwe mu bihembo bahawe ubwo batwaraga igikombe cya Kagame Cup nyine cyo mu karere ka Nyamasheke. Akandi nagenda nababwiye rero nuko ubwo bageraga hari abari bari kumwe ni team kabisa y'abafana bitanze, bagakontribuwa amafaranga agera ku bihumbi 17 niba nibuka neza, 17. Baritegera rwose, aravuga ati ikipe yacu tugomba kuzayigwa inyuma, kabone nubwo yagera ku rwego rw'igihugu tuzayigwa inyuma. Ngira ngo video iri gukurikiraho urabona uyu musaza yatangiranye n'ikipe guhera Ishangi kugera ku karere ka Nyamasheke. Uramubona aba yashyizemo yambaye akagofero ka FPR kariho ifoto ya Perezida His Excellency Paul Kagame kabisa. Umusaza ndamwemera. Ni Nyabihu yeme yajya mu modoka, inote ya 17 yiwe yayikuye aherekeza ekipe ye rwose. Ngira ngo muramubona byari ibintu bishimishije. Ngiyo rero line up yabanjemo ni babandi basanzwe, gusa mwezamu yari yahindutse na Inyasi nagakunze kubanzamo, ariko uyu munsi yari yabanjemo ikipe yari yindi na kintu kinini cyahindutseho. Ngira ngo umutoza turaza kubona ku mafoto akurikiyeho Mangwende yari yahisemo rero gukoresha abo ngabo. Ifoto ikurikiyeho rero nk'uko ubibona ni umukoca hagati Mangwende ndetse ari kumwe n'abaterankunga b'ikipe. Uwo hirya wambaye ikote rijya kuba kwijima mukuntu aritari umukara, ni umukire bita Anastase kabisa. Ngira ngo bajya guha mu bushenge, mujye mugenda muteza imbere kabisa, kuko amafaranga ye ayashyira muri ekipe igakora Shangi rwose izamushimire cyane. Ikurikiyeho rero n'abafana muraza kubumva bari barimo barabaza bati Nyabihu iri hehe ko twayibuze ku kibuga cyayo, iri hehe nize yigaragaze. Ayo rero akaba ari amwe mu
ishusho y'ukuntu abafana ba Shangi bari bameze, ngira ngo murabona uriya wambaye akajire akaba ari umuyobozi ushinzwe siporo hano iwacu mu karere ka Nyamasheke. Murabona bamuzehe Desire bishangi kabisa, nabo bakunda umupira ku rwego rwo hejuru, akaba ko n'ikipe ya Sport nawe yarahabaye kabisa, abafana bari bahari ku bwinshi. Wa musaza ngira ngo wongeye kumubonamo. Ngaho rero uko byari byifashe ahangaha ni nyuma ya match bamaze barimo kwishimira intsinzi yuko byagenze. Ngira ngo resultat mise nayigarukaho ni igitego kimwe ku busa, ni igitego cyaje gutsindwa na Jideo, umukinnyi kabisa ubona ko afite umupira mwinshi cyane, haba mu maguru haba mu mutwe, habe gutera mu izamu habe gucenga, abafite amacenga yayandi ya Neymar Junior dos Santos, kwa kuntu ufata barakayimi akayirenza umuntu rwose akayisanga imbere we. Uyu muhungu arabishoboye, icyabura ni umuntu amukurikirana gusa, naho umupira wo arabushoboye kabisa. Niwe rero waje guhesha Shangi intsinzi ubwo yatsindaga igitego isezerera umurenge wa Shyira uwo mu karere ka hariya ka Nyabihu. Nuko nguko byarangiye, ngira ngo rero byari byishimo byinshi cyane kabisa. Congratulations ku murenge wa Shangi. Ubwo reka dutegereze mbonero kubahereza update z'uko ku itariki 15 are amarushanwa aragukomeze ku itariki 15 z'ukwa gatatu, aho umurenge wa Shangi n'ubundi uzakina n'umurenge wa Gisenyi, kuko Gisenyi nayo yaje gusezerera Nkombo 2-2, ariko bitewe nuko Nkombo yatsinze ibitego byo hanze, kandi igitego cyo hanze muri Afrika kiracyarebwaho ibona tike muri ubwo buryo. Ubwo rero ku itariki 15 z'ukwa gatatu nakabuza Shangi ishobora kuzakirira Gisenyi kuri stade ya Karere ka Nyamasheke hariya mu Mataba. Ba Ernest rwose nabo n'aba boss ba hano Ishangi nabo bari bayishyigikiye. Nuko rero ndi ukubogera kuri 15 z'ukwa gatatu aribwo returu, aribwo are iraba, hanyuma 19 z'ukwa gatatu kuri stade Umuganda bizaba ari ibicika. Shangi zabicakirana n'umurenge wa Gisenyi, ubwo itsinda nyine no kujya kuri finale birumvikana, aho ni muri kimwe cya kabiri. Nuko nguko rero imikino izagaruka, nabwo umurenge wa Mahembe mu bagore uzabucakirana n'umurenge wa Murambi wo mu karere ka Karongi kwa matariki nabwi. Reka nsoreza ahangaha rero zari update nari nkuzaniye, nkuko wavuze ati amakuru nazajya ncika, amakuru yabonere ku gihe. Nsoreza ahangaha ngusigiremo video z'uko byari byifashe ahangaha, video zisoza na gihe Shangi yari yatwaye igikombe kabisa, ubwo bishimaga. Ntabwo twabonye ko tubikora, ariko reka ubirebere ahangaha. Murakoze cyane, turabakunda.
Abana